inkera y'abahizi hari umuntu nabonye wanditse ngo inkera y'abahizi yabaye inkera y'abahizi tuyinjiramo rero ariko tubanze duhe umwanya mugenzi wacu Eric Ndagijimana atujyane muri Pele Stadium uko byari byifashe mu ijoro ryakeye. Wari umunsi wa kabiri w'inkera y'abahizi kibazwaga niba koko uko byagenze ku munsi wa mbere ariko biri buze kugenda ku munsi wa kabiri APRFC ribuze kongera gutakaza amanota. Yari derby y'umutekano ariko cyari gikomeye yari Ben Musa ugiye guhura n'ikipe ya APRFC yamusezereye, nyamara we yarumvaga ko yamusezera gifite ubushobozi bwo kwitoza. Isaha y'isamo ya kuri Kigali Pele Stadium nibwo umukino watangiye. APRFC na Polisi utangira kuri Taribo ndetse na Ben Musa. APRFC yatangiye umukino isatira izamu rya Polisi hari umupira wavuye muri koroneri watewe neza na Rwanika Jean Bosco ugera ku mutwe Nshimiyimana Yunusu awuteye mu izamu, ariko ku bw'amahirwe make y'umunyezamu Rukundo Onesme arirambura umupira arawurenza. Iminota 30 ya mbere y'umukino amakipe yombi yakinaga umukino wihuta. Polisi igakinisha impande zayo zari ziriho Richard Kirongozi na Byiringiro Rage, mu gihe ikipe ya APRFC yo yakoreshaga mu kibuga hagati hakinagamo Ngabonziza Pacifique, Rwanika Jean Bosco na Dauda Yusuf. Ku minota 37 Polisi yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Byiringiro Rage nyuma y'amakosa yakozwe n'umunyezamu wa APRFC Ishimwe Pierre wagiye gutanga umupira ariko akawihera Byiringiro Rage. Ku minota 45 APRFC yabonye igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na rutahizamu William Togi nyuma y'amakosa yakozwe na myugariro w'ikipe ya Polisi Ndayishimiye Dieudonné n'umunyezamu Rukundo Onesme bananiwe kumvikana. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Mu gice cya kabiri n'ubundi cyatangiye amakipe yombi akina umukino wihuta. Ku minota 59 Hakimu Kawanuka wa APRFC yirukankanya umupira ashaka gusiga Nsabimana Eric wari usigaye mu bwugarizi, ariko Nsabimana Eric ahita amutega. Benshi bagize ngo ni ikarita itukura ariko umusifuzi Umutoni Aline amuha ikarita y'umuhondo. Ku minota 71 APRFC yatsinze igitego cya kabiri ku mupira wazamukanywe na Hakimu Kawanuka awuhereza Mamadusi nawe umupira awushyira mu rushundura. Ku minota 76 Polisi yishyuye iki gitego nyuma y'uko Byiringiro Rage yambaye umupira Dauda Yusufu awuhereza Mugisha Didier wirukanse awuhereza Muhozi Freddy wari mu rubuga rw'Amayina, nawe ahita awutereka mu izamu. Ibitego 2-2. Nyuma y'iminota 4 gusa ikipe ya Polisi yabonye igitego cya gatatu cyavuye ku mupira uteretse watewe usanga Mugisha Didier ahagaze neza atekera umupira mu izamu n'umutwe. Atasembereza APRFC yagerageje gusatira ishaka igitego cyo kwishyura cyari gutuma hitabazwa penalty ariko kirabura. Umukino warangiye Polisi itsinze ikipe ya APRFC ibitego 3-2 igira amanota 3 mu irushanwa ry'inkera y'abahizi, mu gihe ikipe y'ingabo z'igihugu nta nota na rimwe yari yagira muri iri rushanwa. Abakunzi ba APRFC ngo ntabwo umva uburyo umutozo wabo arimo guhengeka abakinnyi babo. Arafata akajya kuvumbura Ruboneka yakinnye 10 tubahehe, Pasi yakinnye 8 tubahehe, afite abakinnyi bamugure kuri iyo myanya ariko warifasha agiye kubahengeka. Ntago areba ngo dukeneye iki hano kugira ngo dutsinde. Nibyo byishimo bya mbere twari turi hehe, twari turi mu mahoro n'abafana bari barimo. Ubusa nibwo tujyanyeyo umutoza nagenda arebe nta precision dushaka, ibya precision byararangiye cyangwa se afite ikibazo cyo kugira ngo cyo gusimbuza. Toza nasoma umukino amenye ngo basimbuza ryari arebe umwanya ku mwanya, sibyo arabanje arabona Pasi yananiye umukino wa munaniye nahagurutse se kiganda mushyiremo. Nasoma umukino arebe ngo abiri gupfira hehe asimbuza hakiri kare. Byiringiro Rage bigaragaje muri uyu mukino ngo abakunze umupira w'amaguru ngo bashonje bahishuwe wari ibyo bagomba kubona muri shampiyona. Abati gutegura nyine kugira ngo tumenyane n'abandi bagenzi banjye na system yakoje byo tumenyere yanashaka bazabona muri shampiyona byo tugezeho. Naho kana bisanzwe ko nyine match ngana uzisa ari ibintu nyine abantu biteranya akavuga ati umunsi ushobora gukina neza ejo ngakina nabi, ariko nyine match nazo zisa, ariko nyine match nguna nayo of course mbakuyitegura cyane kurusha uko wenda tegura n'izindi tu. Umukino wari wabanje AS Kigali yatsinze ikipe yazamu igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Rudasingwa Prince kuri penalty. Ikipe ya AS Kigali itera intambwe igana ku gikombe cy'irushanwa ry'inkera y'abahizi n'amanota 6. Imikino y'inkera y'abahizi izakomeza ku cyumweru tariki 24 Kanama ubwo AS Kigali izahura na Polisi, mu gihe ikipe ya APRFC izakina na Azam. Imikino yombi izabera muri Stade Amahoro.
arakoze cyane mugenzi wacu Eric utwinjije neza cyane mu nkera y'abahizi. Munyemerere duhere ku mukino ikipe ya Police yatsinzemo ikipe ya APR Football Club ibitego 3 ku bitego 2. nyuma yuko nkuko yabivugaga Police yatangiye ifungura amazamu, APR irishyura itishyiramo igitego cya kabiri, ariko mu by'ukuri icyo Police yakoreye APR ntago yabahaye umwanya wo guserebura ibitego. Muribuka ko igitego cya kabiri cya Muhozi cyagiyemo ku munota 76, igitego cya gatatu kijyamo ku munota wa 78. APR itakaza umukino wa kabiri wayihuzaga n'ikipe ya Police Axel. Yes, itakaza umukino wa kabiri wayihuzaga na Police, ariko inatakaza umukino wa kabiri tunabariyemo umukino Police yayitsinze wa gicuti, abantu barabyibuka n'ubundi wari wabereye kuri Kigali Pele Stadium, ibitego biri kwihanyagura se. Yego. Bya bitego bya Police byari na Christian. Igitego cya Christian irayisubiriye irayongeye, ibyo ntago ari ibintu umuntu yarenze ngohe. Ni Police ubona ko itoje nayo iri mu ngamba nyuma yo kongeramo n'abakinnyi biganjemo baciye muri APR, ari nabyo ragi yakomozaga havuga ati ni match ikomeye ntago twayitegura nk'izindi zose. Ninjoro turi kogeza umupira na Samiri twahoze tubara abakinnyi babanje muri Police baciye muri APR. Twasanze ukuyemo Rukundo Nezime wenyine, Onezime umuzamu, ugakuramo Okwi, ugakuramo Musanga na Yakubu, abasigaye bose mu bari babanje, abasigaye bose na ubwo nuvango reka duhere nyuma kabiri n'inzotanga ahavuye ejo bundi Christian kuri gatatu avuye imyaka 2 ishize. Zidane nawe yaciye yego hagati mu kibuga, we no kuri Forodo hagati mu kibuga. ubwo dufite Baka, ubwo dufitemo Baka inyuma aracyari hagati na Baka nawe uruhande rumwe nawe avuyemo ejo bundi Lage. yego ubwo ndutaraciyemo n'ikirongozi urumva na Kirongozi 11 ubwo mwibuka ngo kuri bench hari ba Muhajiri. yego ubwo hari ubwo hakaza Umuhajiri nawe numwe mu bayiciyemo, hakaza umutoza Ben Musa. cyane cyane niho bikomereye. Twavuze turi kogeza umupira, navugaga nti ni derby y'umutekano y'amakipe akomeye afite ahuriye nyine na force, urumva kan igipolisi n'igisirikare, ariko ni na derby ya Maghreb ku batoza. Ben Musa w'Umunyatunisia n'Umunyamaroc. Kwemeza mbere wabo izo credit zirimo ziratujyana mu kibuga kugira ngo bize kubaha kumenya ngo turebe amakosa icyakorwa na buri mutoza aho yarushije mugenzi we. Kuko Byiringiro Lag niwe watangiye afungura amazamu. Iki gitego cya Byiringiro Lag kijya kuboneka, muribuka ko ari pressing ikipe ya Police yari kubise APR, Ombolenga Fitina aho umuzamu umupira, aho kugira ngo Pierre anarebe ko wenda bamuhaye umupira wenda muri position itari nziza, buri ukina mwesha aho kugira ngo ashire wawurenza bagatangira hakabona kwiregrupa, ariko washaka kusubiza Ombolenga nta kindi cyabaye. Byiringiro Lag baro yahise ayifata atsinda igitego. Nushaka kwera mu izamu regaro, nushaka kwera uhituhera aho ngaho muri iryo zamu rya APR cyane. Izamu rya APR ibi bintu waratanya birangiza tukaza kubijyamo koko abo. Okay, nta kibazo. Igitego cya Police nticyatinze kuko Togwi William yahise akishyura impano nawe kado. Nibyo naringiye kuvuga, nawe ni impano yahawe na Nzotanga cyane. Nzotanga muha impano, Togwi abatsinze igitego cyo kwishyura. Yamuhaye assist muri make, yatanze passe nabi yawe. Yamuhaye aranikanga. Yenda yasaga biba byagenze nka gute kuri yanikanze wabonye ko nabyikanze umuntu passe mu gihe adversaire ku myenda idasa. Igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR cyatsinzwe na Mamadusi, aho nakazi kakozwe kuko bakoze yari contre attaque. Muribuka ko baro yari mu izamu rya APR, nimba ari Zidane hari umukinnyi wa Police wakuyeho ni Zidane yazaga bisimbura mbere yaho mbere reaction aba action nanone kiwanuka agiye Zidane aramufata ubundi nayo icyo kintu cyo kukibabaza ikibazo muri kunjana irazamira hari nanjye nayo inbox nanjye ndayifite aramuparamira yize gukira narya aho tuvuga ndashaka kuza kubabaza mwaretse nkaza kubajyana akantu kandi kuko ndashaka kuza kwibabazaho. Ubwo baro yari kuwemo mu izamu na Zidane asimbutse nka acrobat, iragenda isanga kiwanuka anyanyagira ikibuga cyose. Mamadusi yagira ubwenge nawe ahita acomoka, bagenda uwa babiri ahita amuhereza Mamadusi yamaze kwiplasa neza, atsinda igitego cy'ikipe ya APR Football Club.
icyo gihe rero umutoza w'ikipe ya polisi yahise akorana na Prasoma zihuse nibwo hinjiyemo Muhozi hinjiramo Didier kuko binjiranye Yego. bakuramo yego na ntibatinze nibwo Muhozi yaje gutsinda igitego cya kabiri cyo kwishyura avuye nanone umunyezamu ananiwe gukuraho umupira reka duhere ahantu byahereye kuko agenda ashaka kubajyana aho hantu hose kugira ngo muze kubiganira neza ikosa ryakozwe na Dauda washatse kugumana baro agahita ayimupapura amaze kuyimupapura Didier ahita afata iyo baro ayishyikiriza Muhozi muribuka ko Clement yabaye nk'uyifungira yashatse kuyiswipinga biranga aragwa bariguma mu maguru uko itere yicaye muzamu yari yaguye Muhozi ahita depoza mu izamu ku munota 76 ku munota 78 Didier nibwo yatsinze igitego wari umupira w'umuterekano yari kufra yatewe na Christian Frieda rwose markaje nta muntu umufashe n'umuzamu yamaze gusohoka n'umuzamu yarasohotse hasa n'uwezita yamaze gutizamu nta muntu wamumakinze ko ndibuka ko umuntu ari kuza kumumakinga yakaba yari Pacifique ko niwe muntu bari begeranye babatsinze igitego cya gatatu impamvu rero ibintu ari mbigaruye ndagira ngo tujye muri za details zose ibyo mwavugaga byose karita muwe muyishyize ku ruhande reka mere mu bicu niwe muntu nabonaga ari gushyugumbwa cyane mu bicu arashaka guhera mu izamu rya EPR niwe ushaka guhera twagiye mu by'ukuri hari ikintu Axel yahereye avuga ati izi ekipe ziratosha mu bigendanye na fitness ndetse no mu kibuga kuko wenda ubwo turaza kugaruka ku zindi detail ubwo duhereye mu izamu niyo twavuze tuti APR kwigerageje kuko APR urebye APR y'umwaka ushize hari abakinnyi benshi bari baraguzwe hari abatarahise babyara umusaruro hari abakinnyi byabayeho ngombwa ko bihanganira ko njya nkunda kubigarukaho twebwe turi mu bantu barebera umukinnyi ku kuhita atanga umusaruro utitaye kuri situation runaka yo kuba yagorwa no kumenyera klima yagorwa no kumenyera equipe nibura ibibaye umukinnyi ashobora kutahita performinga neza kuri saison ya mbere ariko byibuze hari sinye ziba zikwereka ko umukinnyi ashaka kuzabyara umusaruro APR niyo ngiyemo abakinnyi benshi bituma umutoza uje kwitoza na kwa kwita bahuza mu mikinire niyo yazana imikinire mishya kwita ababwira imikinire ye bakayimenya bakanayifata ntibigorana kuko automatisme mu bakinnyi kenshi birimo kuko sekipi barahindutse cyane ariko turavuga tuti ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ati bitandukaniye abantu bakunze kuvuga ati Pierre ko yatse umwanya Pavere Nzira atakaba ari ufata kandi akabyitwaramo neza ariko ubivuze neza yatse umwanya Pavere ari kumwicaye mu bitugu afite umuntu umuhumekera mu bitugu abizi ko yigeze kugaragaza ko ari umuzamu wa mbere anabizi ko kumwicaza si performance mbi niwo mubare w'abanyamahanga bashaka kugabanya kuko barwanaga na championnat Pierre yafata ariko hari ibirenze championnat urwana nabyo hari iyi championnat tubona izaza mu yindi sura uyu munsi twabonye ko umusimbura wa mbere bavanye muri AS Kigali yari n'umusimbura wa gatatu Adolphe hari igihe baba bagayeri bari baraciye inkoni cyari igiti niyahingukaga aho ngaho urabona Ruhamya Nyiku n'umwana twabonye ko nawe ntacyo bimutwaye kuba umuzamu wa gatatu ariko amakosa Pierre yajyaga akora no muri ya saison ukabona ntabwo ari amakosa ahita badanje cyane bitewe na performance za equipe ariko iki ni ikikwereka ko hari ibyo wirengagije mu gice kizamu kuko amakosa kenshi tubona amakosa akorwa ajya gusa yego kutaba concentré nyine kutaba tayari ngo umenye ngo mpagaze kuko umuzamu burya mu gice cya defense akubwira ko kenshi ari nawe ubora umuyobozi niwe ubakoresha bahagarara ariko itubona nyine ku icyo kintu kimisinga ukavuga ati iki kintu APR yirengagije biri kugaragara tugiye kwinjira muri championnat na ya mikino nyafrika bizagenda bite noneho tujye ku kindi ese ibitego APR itsindwa ubundi bwo ntibyakwirindwa icyo nacyo nicyo kwita wibaza kuko Axel nge ndareba neza ugarutse ku gitego cya Togwi ibitego bya polisi bya mbere nakunze ikintu cyitwa pressing ubushize twakigarutse ahangaha tuvuga ko umutoza polisi Ben Musa kenshi kubera gukoresha abataka yaba ukwi cyangwa se uyu mwene data ani Elijah noneho ku mugoroba yagerageje na Didier kuri pointe byanabyaye umusaruro ariko ubona ko ari kuremamo ragwe cyitwa kuba ari utubanziriza
mu gupressinga kubera iki Raga afite ubwenge Aranihuta. aranihukiba ndari ibisubizo defense hari ibisubizo attaque twabonye ko niba Togo atangiye gutsinda ahatari Watara kuko APR niba yatsinze igitego kimwe igatsinda n'icya kabiri ivuga ngo mu buryo bwo gutsinda birashoboka yavuye inyuma iyobora umukino mu buryo bwo gutsinda birashoboka ese mu buryo bwo kurinda ibyo wagezeho byo bimeze biti ntekereza ko ari no mpamvu ubu amakuru ahari hari kuvuga ko hari ibiganiro biri hagati y'ikipe ya APR na Mukura byihuse kugira ngo barebe ko Sebwato yava mu ikipe ya Mukura Victory Sport akaza mu ikipe ya APR Football Club. Arakoze mu bicu kutuganirira ku kintu cyitwa umuzamu kuko sinshaka ko tuhagaruka ariko none reka mbaze Axel kuko mwe mwanakoraga mwakoze uyu mukino umutoza Taleb guhitamo gushyira hanze Sekiganda agakoresha Dauda no guhera muri match zashize za gicuti no kuri Power Dynamo seruka twonye ko afite amadeshe aragumana ballon kandi ahanakina hari riskan agahitamo gukinisha Dauda na pasi gukina nta nimero 10 afite nyamara ariko baramuguriye Memer Dao na ba wari uhasanzwe kuri APRFC byo ntibiri mu bintu byabamenashije cyane ko Police bahuye yari ekipe ikomeye cyane hagati mu kibuga yishe APR Football Club. Yari ekipe ikomeye hagati mu kibuga ugiye kureba umukinnyi nka Musanga ukareba umukinnyi nka Forodwari nawe wagombaga kuza mu by'ukuri ashaka kwereka ekipe ya APR ko ishobora kuba yarafashe umwanzuro utariho kuko urumva ikintu cyagombaga kumutiva Forodo yarahanganye na APR yavuyemo ariko anahanganye n'umukinnyi witwa Pasi babisikanye ava muri polisi ajya muri APR ava muri APR ajya muri polisi urumva ko kantu yarari kugatekereza icyo warugarutseho rero uburyo Mudarsi mu cyarabu ni mwarimu urabiza ko Taleb ari umwarimu urumva Mudarsi Taleb ambwa ati je suis professeur Rahim Taleb urumva kocha Taleb ikigaragara mu byo ari gupanga muri shampiyona no muri Champions League witwa Sekiganda ntarimo kuko iyo aza kuba arimo yari kuba mukoresha muri imikino kuko izi ni match test ni match zo gupima abakinnyi no gupima system zakoresha gufata umukinnyi warubigarutseho neza gufata umukinnyi nka Dauda Yusuf Kiyungo mukabaje nkuko abaswahili bamwita mwangu akamukoresha ari umwe ku buryo bw'imikinire bwa Dauda ni wa mukinnyi abasesenguza bamwita ngo ni umubora kana gakunda cyane harimo ibikabyo byinshi urumva bakunda baronye nta muntu udashaka kwikuraho umupira agakarese agahindukirane ibyo rero ntago umukinnyi ukina nka rido defensive imbere nk'umukaseri rimwe na rimwe hari igihe bitavamo neza ubundi ni one touch ase hitugaruka ku gitego cya kabiri yego uri twakomereza n'akantu dore ikintu gihari iki kintu cyararabaye no kuri match ubushize batsinzwe SK ya batsindiwe kuri penalty ya SK Kigali umunsi wa mbere arabikunda Dauda ni umuntu none ahantu bitangarije Rusi ubushize yararimo abigarukaho na Iberi avuga ati kubona upeirinze Dauda ndetse na Pasi none ugakora ikosa ryo ngo Dauda nakine gatandatu wenyine Pasarari ku munani ko Pasarari imbere ye none ruboneka ari free roll asa nkuri imbere yabo kuri icyo gitego cya kabiri akse ba umupapuye none Pasi bisaba ko muva imbere akahita mujya inyuma ngo aze kumukorera couverture niho bihutanye umupira witwa Didier akubita exterieur araryama kuri mu defenseur ahita aterekamo Ngolo Kante fupi deja Pasi niyatinye Dauda nakunze iyo reaction Pasi niyatinye Dauda yahise amwereka tudukoze cyane ibi bintu rero simbizi ukuntu bizagenda kuri gatandatu ya APR niba ari Dauda uzakomeza kuhakinishwa niba Sekiganda azagera akaza ariko wakwibaza ngo azaza ryari niba atari kuza mu mikino gico azaza muri za piramide cyangwa muri shampiyona muri imiriro nta ubizi ariko nibikomeza gutya iyi mikinire akinisha Dauda gutya rwose ikipe ya APR yo ntago bizoroha izatsindwa njyewe hari abakinnyi ngiye kubaza Samir sinzi niba amaso yanjye yarebye nk'ayawe umuntu witwa Claude ijoro ryakeye yari hasi ubwo ndimo ndajya hose cyangwa duterura defense y'ikipe ya APR Football Club mu by'ukuri ijoro ryakeye kuko Claude yaperdaga amaballon Clement uribaza ni wa mu Clement nyine tuzi kugerageza ndavuga nese deal yo kutagenda
mantare ya Clement yamaze kwangirika kubera diyo kutagenda romantare ntabwo iri pose ntabwo iri tayari rwose namaze kubibona kuko kuri Clement tuzi kuri Afri Header ntabwo yaboneka Clement arimo kuko numwe mu bantu bazi kwataka imipira yo mu kirere abayireba abona na trajectoire z'ukuntu umupira uri kuza urabona ko arangaye uramureba ukabona mu kibuga yegura ukamubona mu buryo buri physique ariko mu buryo buri mentale ntabwo hari ibintu ari watekereza tutazi byari ibindi ari gutekereza hanyuma akaba n'ikibazo kuri Claude wenda na Omborenga we birava mu buryo bw'imikino bwa APR kuko APR iri muri gukina abakinyi bo hagati batatu nta muntu numwe ufite ubushobozi bwo kugumana umupira mu buryo bujyana imbere bituma ekipe bamenase kuko muratakaza imipira myinshi kandi muri umupira uri muri defense bajya kureba uburyo bw'imikino bwa Beni Musa yari yashyize pressing kuri izo mpande kuko abizi ko niba washyize Dauda hagati mu kibuga ukamushyiraho pasi ugashyiraho na Ruboneka nta muntu ufite ubushobozi bwo kwa debloka ngafata umupira cenga abakinyi batatu awugeze imbere ahubwo watekereza kurakinisha impande zawe kuko Claude ni mwiza mu guhindura centre na Omborenga ni mwiza muri centre icyo yishe Beni Musa cyambe ni ukubuza abo bantu kuzamuka kandi yabigezeho ni mugo mureke rero ukira aho ngaho amasegonda mureke mpe rwose indabyo abatoza ba polisi kocha Beni Musa kocha Jabir Mutarambirwa umwungirije kocha Dibuki Muhammad ushinzwe fitness na kocha Ben Yahaya woni video analyst urebye abo bagabo akazi bakoze kuri iyo match mbese kuri Pada Dynamos banarije APR kuri Pada Dynamos uyu mana nyagasa abarabu ugitanga indabo dore handi hano nikangiye urakoze cyane ugitanga indabo turacyatanga indabo dore sabu zahise zinka wazibonye nta muntu watekerezaga Ruth ko bagiye gukora sabu yo kuvanamo okwi bazana Didi kuko twatekerezaga nera yiza ku mbaraga yari kwishyushya niba mwabibonye dore icyo yashakaga yari amaze kubona ko Clement na Yunusu ntago bakeneye umuntu baguma mu maguru bakeneye umuntu bagira rya unyanyagira Didi ujya guperimeta narageraga kaza pointe muhozi uri bubinjirane ibaze kuvanamo baka ukavuga ngo muhozi naze nashaka nyinire nka second striker bice mushakamo ni muvoma kwa kundi kaba kabiri gita ni muvoma nshaka ari yaze mu kibuga kubera iki yari yamaze kubona desordre muri median iraza kubifite none uyu musore muhozi birukansa na Didi uri bugenda ajya mu manda bacanga urahita ubibonera ku bitego byo rero hariya abataka baje bahise batsinda abantu twari twicaranye nahise mbabwira ngo kuki umutoza abakinyi ba APR bakomeje kwishyushya kandi twarabonye afite timu A na B zose zishoboka ko zikina akaba gifite abakinyi bo hagati mu kibuga bamaze kuba mediane ya polisi yamaze kumenasa kuki polisi koze remplacement intakorera remplacement kuko hariya Taleb yagombaga gutekereza ko ikipe ya polisi iminjiriyemo agafuko kugira ngo bakomeze babahage nicyo kintu babakoreye indabo rero z'umutoza Ben Musa na staff technique yose ya polisi barakomeye wabonye kandi kantu kuri Ben Musa amasi turaba kwiye kandi kantu kankanze yena ko nsoreza kuri Ben Musa Ben Musa urumva yabanjemo aramaze iminsi atwereka ko yifuza mbere récupérateur babiri ariyo mpamvu Simeo na Gakwaya aravuga ati abantu nababuzemo ikintu cy'umu defensive midfielder ubanza kumenya ko niyo zone mureba mbere ya defense amanura forward ahita avuga ati reka manure forodo n'uwitwa Henry Musa bisa nkaho usabazi kuko n'ubwa mbere usanga mu mushingire urakoze Sami upointa aho ngaho ntabwo ari abakinnyi yarasanzwe kuko yamurwaje patite kugira ngo atajya mu barabu kandi yarakize abwira bene abo barabu atari ko umukinnyi mutwaye atararembye reka mbarabure ngewe nk'umuntu w'umuvandimwe wanjye dore cyashakaga ngombwa yuko ahaguma kandi yarakiza ameze neza dore cyashakaga yaje kwita kuramo witwa uyu Frodoir wabonaga ko akina byo ngo nanjye ahangaha hatagira uhaca nemeza ariko se ko kadufasha gutwara baro dore cyahise yashyizemo Henry Musa Forodo yaje kumukuramo cyagiye bari bamaze kumukubita n'akarabo kubona abaye muvangiwe uravuga mu mwanya wa Forodo ashyizemo Musa mu mwanya wa Forodo ashyiramo Gakwaya dore icyo yarakoze namaze kubona uwambera ridi imbere ya defense ku mbaraga ze z'umubiri ku gihagararo umukaseri mwisase zishize aramubwira ati noneho wampa security muri iyo mediane noneho Gakwaya noneho Gakwaya wo mubora wajyaga akina iryo 10 muri Bugesera agakina n'8 reka muvane kuri 6 noneho mu ya Freedom nawe ntangiye kumuremamo noneho kina bya bintu byawe igira imbere noneho bize kuri bera babakinnyi bose bakina imbere kwisanzura batake
ku mutoza wa peri ikintu nge namuvuga uyu mutoza iyo urebye turavuga igice cya Mediane tutishimiye uburyo adakinisha nimero 6 kandi amufite ariko dora kandi kantu wenda ni nawe hantu namuhereye indabo wataravuyemo yazanye Tugimeri oya pana wata ntabwo yakinnye nibyo mvuga ntabwo yakinnye yahisemo kwarinyira umunsi umutoza wa peri yarinya batatu yavanye Wataruwari yavuze ati none Tugimeri reka mukinishe za service za Watara Tugimeri nk'uko Axel yabivuze n'umukinnyi ubona ko wenda agenda nawe azamura urwego aho yakinnye abo bakinnyi baba barakinnye hanze ari akantu ka experience aba yaravanyeyo urabibona ko ashaka kuba ari ikibazo cya fitness no kumara igihe adakina ariko urabona ko ubuhanga arabufite urebye match ishize uburyo akavingaga imipira iza muri box kuri ba Mamadusi iyo urebye uburyo yigeze gutanga imipira kuri bagenzi bakajya niramanta ko batari gutsinda nira pressing yakoze niyo umuntu w'umunyabwenge uhagarara mu mwanya we kugihe aravuga ati none nyinira service za Watara Mamadusi atwatakire ariko dore ikintu amaze kubona ari makora urumva ko abakinnyi bose yaba Mamadusi na Watara cyangwa se uyu mwene data William Tugimeri si abantu bihuta ese mu gihe dukeneye gukoresha counter attack ninde mukinnyi twakoresha mu bimbere bisa nkaho namaze kubona ko atizera byo twavugaga ku makosa barafinda agomba gukosora ese kuri umukinnyi wihuta iyo ugezeyo speed yawe yibyaza umusaruro ubimaze iki wabonye ko umutoza nawe yamaze gusa nk'aka kantu akamuteraho icyizere kuko match zose akinnye yatwereka ko ari umusimbura arimo araremamo rero witwa Kiwanuka ushobora kuba ufite n'ubwenge bwo gutsinda n'ubwenge bw'icyo wamaza baro umaze kuyibona wanadufasha muri counter attack uzareba ari kuyimukoresha cyane iyo avuze ngo bagiye kuransa umupira imbere atekereza gupasa ntatekereza gushota no kuri Pade na Mosari impira agiye atanga wenda nayo yabaye mwiza kuri Pade na Mosari ubona ko ari ikindi kintu warimo murema urabushake ari Gilbert abayashose hanyuma se tukimuriho iriya turayita rouge Alina tatanze cyangwa na ni jaune rero turi kogeza umupira navuze nti ibi bintu by'imisifurire amategeko ya arbitrage ntago turi inzobere muri yo ariko nzi ko hari ukuntu tutari cyumviriza rero mpamvu mbikoje hari amategeko yaje guhinduka nyuma gatoya cyane mu misifurire muri FIFA no muri CAF yuko iyo utanze ikarita y'umuhondo ku ikosa runaka nka kuriya byari bigenze cyangwa rimwe na rimwe nko muri box ugiye gutanga penalty kavuga bati utanze penalty utanze n'umutuku baravuga bati no gushyiramo imbaraga z'umurengera tanga umuhondo utange n'ikosa mu rwego rwo koroshya no kuta nyine bwo biri mu bigize football biri mu bigize football ariko aho nagerageje kugenda mbaza bavuze ko icyemezo umusifuzi Aline yafashe cyari cyo bijyanye n'ivugururwa ry'amategeko yabaye muri clear denying clear goal scoring opportunity babyita doxo bigaragara neza ariko urebye ukuntu abakinnyi birukankaga ushobora kwibaza ati se yari bo basige bose kuko n'ubundi abakinnyi ba polisi ntabwo ari Zidane gusa n'abandi bazaga biruka akaba wenda byashoboka ko atari munagitsinde hanyuma tuva kuri iyi APR ndetse n'ikipe ya polisi kuko mu kanya ndagira ngo twinjire mu ikipe ya Rayon Sport mu minota 5 dusigaranye murabizi ko mu kanya tugiye kwakira abatumirwa bacu umutoza wa APR Sami ugiye kubimbwira mu masegonda makeya arashinjwa ko igihe kigeze ko ava muri pre-season akangaje ikipe ya 11 urumva nicyo kintu Samiri nicyo kintu uyu mutoza abantu bari kwibaza ngo uyu mutoza iyi mikino ntabwo ari kwifata nk'imikino imufasha gutegura ikipe we ari kwikina nyine kwikina nk'imikino ya gicuti ngo nta n'ikibazo afite n'abayobozi be ngo nta kibazo bafiteho ni niyo mpamvu ubona adakinisha abakinnyi abandi ukabona utamenya ibyo ari byo mu minsi nashize we yumvisha ibyavuze ku mikino ya gicuti ko kuri we rwose ngo imikino ya gicuti ari ibintu biri aho ngaho nyine yaje mu Rwanda yiteguye gukina imikino ya gicuti rwose nta byumweru bibiri bisigaye icyo rero ndi kubibona mu rwego rumeze nk'aho ari urwo kwikuraho inshingano rimwe na rimwe ari kwihisha mu bunyobwa ari kwihisha kugira ngo nacapwa nakubitwa mu minsi iri imbere azagarure n'uvanga iyi mikino ni match test imikino pre-season ni imikino igufasha gutegura ikipe ariko muri APR ucishijemo buse wakoza muri APR 11 umusabanje mu yu navuze abiwe ariko abo umutoza ntago turabamenya biragoye munyemerero tujye mu ikipe ya Rayon Sport urwego rukuru rwa Rayon Sport rwongeye gutumiza inteko rusange ubwo ruyoboye na Muvunyi nyuma ko tumenya amakuru yuko Muvunyi ahari rwose ntagomba kujya
Axe inteko rusange yongeye gutumizwa ubwo turategereza ko Tade ayikonfaminga se cyangwa yamaze kuba pur kuko mu minsi ishize urabiswe impamvu yatanze ariko hari Rayon Day yavuze ko hari Rayon Day agenda atanga n'izindi mpamvu nyinshi zindi mikino ya gicuti avuga yuko bari concentre mu gutegura ibyo bintu ariko ngira ngo icyabayeho ejo bundi hacibwa amarenga yuko Muvunyi asa nk'ugiye ariko akongera akabaho inama yo kubunga akazi kakozwe n'abo basaza bitwa ba Saidi ba Maître Freddy bongera gusa nkaho babunga nyine Muvunyi na Tadeyo nubwo bo rimwe na rimwe ku giti cyabo udashobora kumva bavuga ko ari ikibazo bafitanye ariko nyine kirahari kubera impamvu nyinshi twagiye tugarukaho umwe yashatse abakinnyi yagiye no kubishyura kuvuguruzanya ariko undi ntiyabashatse kese za Batansere za ba Joseph Saki abakinnyi nk'abo ngabo Muvunyi arabyemeye agiye kubishyura atumyeho sheke ngo atange amafaranga Tadeyo akagenda nk'ugiye kwitaba telefone akagenda agiye abo yavuganaga nabo ntiwamenye bari bo utuntu nk'utwo tw'utujongere ariko nyuma yo kubunga Muvunyi anabemerera kongera kubagurira abakinnyi 2-3 bazamushakira akabishyura ngo harimo n'umwata kuryana yego ubwo rero nge navuga yuko iyo nama nibatekerejweho none ntabona Tadeyo ayihakana aho bikomereye rero ku makuru nakururaga ahubwo rero ayo niyo abareba bashaka ku makuru nakururaga nta gahunda yayo nta gahunda ubwo se bazaba biyunze gute dore ikintu ryari gikomeye aba niba batubwiye ngo biyunze yego banditse iyi letre umuntu wiyunze n'undi ntibemeranya yuko tugiye kwandika iki niba turi kumwe abandi bagakonfirima rwose n'aba basaza baragerageza aba Saidi na ba Freddy ariko ukuri gwari n'ubwiyunge nubwo ku munwa bwo mu bikorwa ntabwo yego ijari rero n'aba bene data ntibiteguye nta makuru rwose nta bushake bwa politiki rwose ku makuru naho abantu nakuru yenyaye nta bihari ntibari tayari rwose ariko icyo twibaza ro kuki niba ibyo bintu ari byo koko kuki Tadeyo atari gushaka iyi nama kuko impamvu yahunze mbere zararangiye kandi noneho niba inama avugaga yarateranye ubuyobozi bwa Muvunyi bakanamubwira bati twege turi kumwe nawe tuniteguye kugira gute gushyiramo amafaranga kugira ngo tuzane babakinnyi abafana bashaka cyane wa mugani kuki iyi nteko rusange Tadeyo ashobora kuba afite amakuru y'ubutasi bukomeye bagiye kumweguza akavuga ati inama ishobora kuba kandi urabizi ko hari n'ikindi gihe hari hafi za Remera byari bigiye kuba cyane kuko abasaza muri bodi barakomeye pe ikintu ryari abantu barakomeye mu byiciro byose abantu babikangana kuko reka ubwiza ukuri Tadeyo aravuga ati abantu ari kumwe na Muvunyi afite uko baba mu drivinga kandi n'abari kumwe na Tadeyo nabo ntibamwemerera yuko uwo Muvunyi bakabaye bari kumwe ko aramwereka ko ari abantu bahereye kera bashaka kumubirindura ku buryo izina miyo zije nawe asa nk'aho bigiye kure ngo ajye kwitegera ikirere hirya arebe ni igiki kiri mu kirere aba bantu babikoze bagamije iki ahari nawe nkomeza kubona ikibazo kuko aba bantu ntibikorwa ku bwumvikane bigaragara ko bagikora buri wese mu nyungu ze kandi nicyo kintu abareyo batifuza ni nacyo kintu buri wese atakwifuza bifuza ko abantu babikorera hamwe ariko baracyajongerana noneho bamwe mu bataramu begere Tadeyo iyi leta bayibona nk'irimo triki z'utuntu two kubagusha mu mitego kuruta uko bakabaye babihuriramo bakaba bajya kure bagashaka kubirebera mu ndorerwamo ya nyayo kimwe mu bintu ariko maze kubona kuri Rayon Sport Rayon Sport ntabwo ifite ikibazo cy'amafaranga gusa ikibazo gikomeye Rayon Sport ifite ni ikibazo cy'imiyoborere kuko niba body tuvuga ko ari urwego rukuru rwa Rayon Sport rukaba rudafite ubushobozi bwo kugira ikintu ruporopoza ngo cyemerwe bikaba bisaba ko urwego tuvuga ngo ni rutoya kuri yo rwiyempoza rukavuga ati ntabwo ibintu tubyemera mu bijyanye n'amategeko n'amabwiriza n'ibiki byose na stati bikaba hatari ahantu haharumu ubuyobozi bukuru bwa Rayon Sport ikibazo kiri mu miyoborere se n'ubukene gusa cyane nega akantu kamwe navuga Axel ahita tujyana hariya navuga ko akantu gahari kavuga ko imiyoborere karakomeye kuko ari urwego bavuga ntiruremerwa
cyangwa se nirwemerwa muri stati ya Rayon Sport ari nabwo bashatse uburyo baruhindurira inyito ari nacyo gikomeza kubagonga abamuvunyi ariko urebye ubundi muri rusange ni nacyo kintu gikomeza kuza tuzakomeza kubireba ariko ubwumvikane byo bigaragara ko butaraza njya mushyizemo akantu ko kwikanga nimba tariki ya 7 kwezi kwa 9 inteko rusange ishobora ntabwo barakonfirma rwose nicyo kintu twese dutegereje